nubwo ari akarimi gato gasenya nabi. Ururimi rurica, ururimi ruraruga, ururimi ni rubi, ururimi ruruta uburozi. Ese ururimi rwawe rukoresha ute wo kurinda umutima wawe? Gira umwete wo kurinda umutima wawe ngo mumenye ibyo wavuga imbere y'Uwiteka. Hari igihe tugira indahiro, hari igihe dusezeranya Imana twasubiza tukibagiza izifatanye n'andi mahanga. Ndimuzagende nguko abandi bagenda, ndimuzakore nguko abandi bakora, ndimuzambare nguko n'abandi bambara. Imbuto zo kwihanganira abana, za mbuto zo kudasharira abana. Ariko twareba ibikorwa byawe tukabona ko utari umunyabugingo. Umunyabugingo arukunda agenda, umunyabugingo harukunda avuga, abasa n'umunyabugingo nyine harukunda yambara, kuko ndaga aba ari uw'isi, aba ari umunyabugingo, aba afite igihugu arimo ajyamo, aba afite igihugu cyarimo yerekezamo, abavuga ati intego yanjye ni ukubahisha Umwami Imana ndetse no kubahisha izina ry'Uwiteka no gukora ibinejeje Uwiteka. Tugende turira tubibira Umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, haleluya. Ndabasukije inshuti z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana umutima wanjye kubana namwe. Ndashimira Imana kubw'uyu mwanya yambaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo, kugira ngo twumve icyo Umwuka ari kutubwira, kugira ngo twumve icyo Uwiteka adushakaho. Imana yacu nishimwe, igihe cyari kibaye kirekire, ariko hashimye Uwiteka utwemereye kugira ngo duhagarare imbere y'ishanga ryayo cyangwa se imbere y'ubwoko bwayo tugusangira ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa 2, aho Mose arimo guhugura urubyiruko arubwira ati muzamere uko muzagenda uko muzifata uku. Ariko njyewe uyu munsi sindabwira urubyiruko gusa, ahubwo ndabwira umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe, akamwegura ubugingo bwe, akavuga ati Kristo uyu munsi nguhisemo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, nyobora, ganza muri njye, ungoreshe icyo ushaka. Uwo rero n'undi kubwira, ngabwira wa wundi wasubiye inyuma, ngabwira na wa wundi Imana yahaye amasezerano, ngibutsa na ba bandi basinzire, ngabwira na ba bandi batarumva inkuru nziza Umwami Yesu yatuzaniye. Iri jambo rero ryareba buri muntu wese ugifite umwuka wazima. Imana itugirire neza. Mose rero ngahugura ngo urubyiruko rw'Abisiraheli abigisha iby'Isinayi, ababwira ati Uwiteka abajyanye i Kanani, agiye kubajyana mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Ariko nubwo ari igihugu cy'amata n'ubuki, harimo umwidegemvyo mwinshi, harimo freedom nyinshi. Uwo mwidegemvyo ntuzabayobye, bitume ngo mwifatanya n'andi mahanga, bitumye mushaka mu bundi bwoko, ahubwo muzatura ukwanyu, muzaba ukwanyu, muzubaha Uwiteka, muzamwumvira. Ibyo rero nibyo Mose yabwiraga urubyiruko, kandi ararubwira ati ibyo mwiboneye i Horebu, ibyo mwiboneye muzabibwire abana banyu n'abuzukuruza banyu, kugira ngo nabo barusheho kubaha Uwiteka. Amen. Twihuse rero reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Mana yera, turagushimye turaguhimbaje. Uri Jehova Shama, uri Jehova Shalom, uri Imana y'urukundo, uri Imana yuzuye ubuntu n'ibambe. Mwami turagushimiye ubwo uyu munsi uduhaye kugira ngo twumve icyo ijambo ryawe ririmo kutubwira. Mwami njye uhagaze imbere yawe ndaba ari njye, ahubwo mbe mikoro. Mwami urangure uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Sengeye ugiye kumvira ijambo ryawe, umuha amatwi y'umwuka kugira ngo yumve kandi amenye kandi asobanukirwe, arusheho kugutinya ndetse no kukubaha ndetse no kukumvira, arusheho kumvira amategeko n'amateka byawe wadutegetse. Mwami ndakwinginze umwuka wera nazabane natwe, imbabazi zawe zitubonekeho, imbaraga z'ijuru zitubonekeho, uturinde Satani mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe n'icyubahiro cyawe no gukomera kwawe ari byo biganzira aha
niko nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ishimwe, ndakwifuriza kumva ijambo ry'Imana kandi ukarimenya ndetse ukanarisobanukirwa. Usaba Imana igwa amatwi yo mu mwuka, si yagutize aho kiyaguhe kugira ngo wumve icyo umwuka ariko kubwira muri iri jambo, kandi nanjye bimbere uko. Twihuse rero, reka dusubire mu Gutegeka kwa kabiri ibice ni 4 umurongo wa 1 turagenda dusimbuka. Umutwe w'amagambo uragira ati: urubyiruko rw'Abisiraheli bigishwa iby'i Sinayi. None mwa Bisiraheli mwe, mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, mujye mu gihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu ibaha. Amen. Hano Mose yahuguye urubyiruko, ararubwira ati: aya mategeko n'amateka by'Uwiteka ngiye kubigisha nonaha, muyitondere, muyumvire, muyagenderemo, mubone kubaho. Impamvu akenshi abakristo dupfa mu isi y'umwuka cyangwa se mu buzima bw'umwuka tugasubira inyuma kugira ngo tujye imbere, niko tuba twishe itegeko ry'Uwiteka, niko tuba tutari kugenda mu mategeko n'amateka ye, niko tutaba tutayitondeye. Iyo yitondeye rero ugenda uko Imana ishaka, iyo yitondeye ukora ibyo Imana yishimira, iyo yitondeye wumvira Imana kandi ukayihesha icyubahiro, izina ryayo ndiritukwe, izina ryayo ahubwo rikagira ute, rigashigwa hejuru. Imana yacu nishimye. Imana irashaka yuko twumvira amategeko n'amateka byayo kugira ngo tubone kubaho, tugire ubuzima buzira ikibi. Yego turi mu isi tuzageragezwa, ariko wumvira amategeko n'amateka y'Uwiteka, niyo byanagusohoreraho uravuga ati hari icyo navuganye n'Umwami Imana, uravuga ati hari ibyo ngendera mu bihesha Uwiteka icyubahiro. Kandi ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ati ngo naho umukiranutsi yagwa akarambarara, ngo ntabwo azahera hasi, ntabwo azaguma arambaraye, hari igihe azahagurutswa. Muribuka Yobu, ibye bimushiraho, amatungo yamushiraho, abana be bamushiraho, n'abagaragu bamwe bamuvako, asigara we yenyine n'umufasha we gusa. Ariko ikigeragezo iyo kije, hari ikigeragezo cya rusange, hari n'ikigeragezo cy'umuntu ku giti cyiwe. Icyayo cyari ku giti cyiwe, nubwo umufasha yari ahari ntabwo yari aramufasha. Bigeraho Satani amugwanyagira ku mubiri, yishimisha urujyo. Ariko kuko yumviye amategeko n'amateka by'Uwiteka, akabigenderamo neza, akayitondera, igihe cyarageze ibyo yari yarabuze Uwiteka arabimuzanira. Urubyaro, Imana ngimuha abakobwa beza, ngo muri icyo gihe ngo nta muntu wari ufite abakobwa ng'abayobu bafite ubwiza, bafite uburanga bw'abakobwa ba Yobu. Amashyo n'amatungo birongera biragaruka, inshuti n'abashiki be bari baragiye barongera baramugarukira, ariko bamugarukiye kuko yari yumviye amateka n'amategeko by'Uwiteka. Ngicyo gihe iyo usomye igice cyayo bugiheruka, ngo Uwiteka aramwunamura. Amaze kumwunamura, ibyari byaragiye byaramugarukiye. Kristo ashimye. Nawe urasabwa kumvira no gukora ibyo Imana ishaka, ukumvira amategeko n'amateka by'Uwiteka, kugira ngo Uwiteka aguhe umugisha mu gihugu urimo, aguhe umugisha mu gihugu yakujyanyemo. Niba utari iwanyu mu Rwanda, niba utari hehe, ushobora kuba wumva ururimi ariko utari umunyarwanda, aho wakomotse niba atari huri, ari igihugu runaka Uwiteka yagushikirije ukagumayo, Imana agira ngo yumvire kugira ngo muri icyo gihugu uzakibemo ufite ubuzima buzira ikibi, ufite ubuzima buri healthy butandukanye n'ubw'abandi. Imana yacu ishimwe. Reka nanone dusimbuke tujye ku murongo wa 7. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iri hafi, ngo Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje? Ngo mbese hari ishanga se rifite Imana ng'Uwiteka Imana yacu? Ndaryo. Nta bundi bwoko bufite Imana ikomeye.
usige wa muntu wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, ubu niwe ufite Uwiteka nk'umutabazi we. Ngo hahirwa abafite Imana nk'iya Yakobo nk'umutabazi wabo. Imana ishimye. Imana iragira ngo uyumvire, uyubahe, ukore ibyo ishaka, ugendere mu nzira ishaka, bityo urahiriwe. Urahiriwe mukobwa, urahiriwe mubyeyi, urahiriwe mugabo, urahiriwe musore, bana bato murahiriwe, kuko dufite Imana ikomeye. Ngo ndarindi shanga rimeze nk'ubwoko bwa Isiraheli, ngo kandi ngo ndayindi Mana imeze nk'Uwiteka Imana yacu. Abisiraheli ubundi bakiriho, ubu turavuga abakristo. Uwiteka yamye ariho kandi azahoraho, uko ejo yarari n'uyu munsi niko akiri. Imana yacu tugire neza. Imana yacu irakomeye kandi Imana yacu twitayeho. Ndawusa nayo, nda n'uzahwanya, nda n'ikigereranyo twagiranye n'Imana yacu. Imana yacu irihagije muri byose kandi irihariye. Uwiteka ashimye. Tugiye gusimbuka ku murongo wa 5 nako w'9 ariwo turatindaho cyane ndetse cyane. Ijambo ry'Uwiteka riragira ati, wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuruza bawe. Ku murongo wa 10, ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati, nderanirize abantu bumve amagambo yanjye kugira ngo bige kuyubaha iminsi yose, bazarame mu isi kandi bigishe n'abana babo. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana irashaka yuko urinda umutima wawe gusa kuruta ukundi ibindi byose birindwa. Bibiliya igaragaza ingingo 2 dukwiriye kwitondera kandi dukwiriye kurinda: n'imbaraga zacu, n'ubwenge bwacu, n'umutima wacu, tukarindisha izi ngingo tubaye maso. Kandi uzazirindisha gusenga, ntabwo uzazirindisha uri kuvuga amagambo mabi. Aha baratubwiye ati, rinda, wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe. Salomo yandika mu migani yaravuze ati, ngurinde ururimi rwawe. N'umugaragu w'Imana Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 34. Reka tuhasome wenda mutagirana amagambo yanjye. Zaburi 34 ku murongo wa 12. Reka wenda twihangane tugeze kuri 15. Haravuga ngo, bana bato nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ni ikibazo kiri kubazo. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Amen. Imana irashaka yuko turinda umutima wacu. Impamvu ko ishaka ko turinda umutima wacu niko iby'ubugingo ariho bikomoka. Ibihesha ubugingo bikomoka mu mitima yacu. Iyo ugambiriye gukora icyiza ubona inyungu z'icyiza. Ururimi ni ururimi ruto Salomo yaruvuzeho cyane ndetse cyane, na Bibiliya igaragaza n'uburemere bwayo. Ariko nubwo ari akarimi gato, ni nguko wafata peteroli ukayimena mu gishanga cyangwa se mu ishyamba runaka, naho ibiti byaba byumye bitumye, ukamenaho peteroli ukarasa umwami, ishyamba rihita rigira rishya. N'ururimi narwo rurasenya, kandi rugasenya nabi. Ururimi rurica, ururimi ruraroga, ururimi ni rubi, ururimi ruruta uburozi.
kandi niyo ari rwiza, ururimi rurubaka, ururimi ruruhura umutima, ururimi ruromora, ururimi rurakiza. Ese ururimi rwawe rukoresha ute? Ese ibije byose uvuga amagambo apfuye? Ibyo wiyumvira nibyo uvuga? Ibyo utekereza nibyo uvuga? Ijambo ry'Imana ryavuze ati ngo nitwumvire ngo amategeko n'amateka Uwiteka adutegeka. None hano mu gutegeka kwa 2 umurongo w'9 hatubwiye wirinde gusa, ugira umwete wo kurinda umutima wawe. Gira umwete wo kurinda umutima wawe. Ibyo Uwiteka yagusezeranyije uzabigeraho kuko uzaba waragize umwete wo kugira ute, wo kurinda umutima wawe. Kandi ugira ishaka ryo kuba hafi y'Imana yawe, ryo kugendera mu mategeko n'amateka yabyo. Imana irangije ababwira ati ngo mumenye ibyo wavuga imbere y'Uwiteka. Hari igihe tugira indahiro, hari igihe dusezeranya Imana twasubiza tukibagirwa ibyo twavuze imbere turi imbere y'Uwiteka. Aha rero Uwiteka yabwiye Mose, abwira ubwoko bwa Isiraheli, abwira urubyiruko rwa Isiraheli, nimugera mu gihugu Uwiteka bajyanamo, cya gihugu yasezeranije ba sogokuruza banyu, ndimuzifatanye n'andi mahanga. Ndimuzagende nguko abandi bagenda, ndimuzakore nguko abandi bakora, ndimuzambare nguko n'abandi bambara. Kandi tugirire neza. Muri iki gihe biragoye gutandukanya umukristo n'umupagani. Mu batubanjirije bari bafite ingeso nziza zibaranga, zibereka bari bo. Abisiraheli ayandi mahanga yarabatangariraga, bakumva Imana yabo, andi mahanga yagahinda umushitsi, bakumva ibyo Imana bakoreye, bakagira ubwoba. Abiyeriko bagize ubwoba, bumva ngo Abisiraheli ngo baraje, bahinda umushitsi. Natwe twari dukwiriye kugaragaza Imana iri muri twe, atari ukuvuga ngo ndayigaragariza mu kanwa gusa, ndayigaragariza mu materaniro gusa. Aho uri hose, cyane cyane uhere iwanyu, ugaragaze za mbuto z'urukundo, za mbuto zo kumvira ababyeyi, za mbuto zo kwihanganira abana, za mbuto zo kudasharira abana. Ijambo ry'Imana ribwira ababyeyi riti ngo namwe babyeyi ngo ntimugasharire abana banyu. Kandi namwe bana, dore ijambo ry'Uwiteka ukundu Salomo yajyanitse mu migani, ariho yavuze ati ngo umwana mwiza anezeza se, ariko umwana w'umupfapfa cyangwa se umwana mubi ababaza nyina. Hari naho Salomo yavuze ati umwana mubi yambika umubyeyi we ubusa. Imana yacu rero itugire neza. Rubyiruko dufatanye twubaha Imana, tuyumvire, tuve mu bidashimwa n'Imana, tuve mu bigawa bidahesheje Uwiteka icyubahiro, dutandukane n'abandi bantu, dutandukane n'abapagani. Ingeso zacu zibatere gukizwa, imyambaro yacu batere gukizwa, imvugo yacu batere gukizwa. Arega kuvuga ubutumwa ntabwo ari uguhagarara ngo uvuge ivanjiri yose. Kuvuga ubutumwa ntabwo ari ugufata iyi Bibiliya yera ugenda uvuga ati ngo ngende umukristo, ngo narabambwe, ngo narimboshwe, ngo ndabambukwa, ngo ubu ngo nsigaye ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ariko twareba ibikorwa byawe tukabona ko utari umunyabugingo. Umunyabugingo arukunda agenda, haleluya. Umunyabugingo harukunda avuga, abasa n'umunyabugingo nyine, harukunda yambara, kuko ndaga aba ari uw'isi, aba ari umunyabugingo, aba afite igihugu arimo ajyamo, aba afite igihugu cyarimo yerekezamo, abavuga ati intego yanjye ni ukubahisha Umwami Imana ndetse no kubahisha izina ry'Uwiteka, no gukora ibinejeje Uwiteka, ndetse no mu mubiri ukubahisha n'ababyeyi bawe, ukubahisha itorero, ukubahisha izina ryawe. Murazi yuko iyo twubashe Uwiteka atwubahisha, bakavuga ati umwana wo kwa kanaka ni mwiza, ni indangarugero. Atari uko ari mwiza, ahubwo ibikorwa bye, ibitugira beza si amazina, si uburanga, ahubwo ibituvamo nibyo bitugira beza. Imana itugire neza. Ndakwifuriza kugenda nk'umunyabugingo, ndakwifuriza kugenda nk'umuntu ufite indego uri kujya mu ijuru, kuko abajya mu ijuru batura ukwabo, bafite uko bagenda, bafite uko bavuga. Ndibavuga ibigambo byose uko bije, ndibavuga ibipfuye byose, ahubwo nyine bagenda nk'abanyabugingo, bakavuga nk'abanyabugingo, bakicira nk'abanyabugingo, bakambara nk'abanyabugingo. Haleluya.
ndakwifuriza kuba umunyabugingo. Nurinda umutima wawe kuruta ibintu byose uko birindwa, uzagenda nk'umunyabugingo, uzavuga nk'umunyabugingo, uzubaha Imana ndetse wubahe n'abantu, kandi nta kibazo uzagirana n'abantu. Turi mu isi, ariko nimwibuke nuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mubane n'abantu bose mu mahoro, cyane cyane abo mu nzu ya Data. Imana yacu itugirire neza. Urinde umutima wawe kuruta ukuntu byose birindwa. Nurangiza urinde ururimi, kandi niba washoboye umubiri, ururimi ruroroha. Washoboye umutima, umubiri ugashobora umutima, umubiri uroroha, ugashobora umutima, ururimi ruroroha. Uvuga ibinyabugingo, uvuga amagambo y'inyabugingo, uvuga ijambo rirakiza mweneswo ritaramusenya. Iyo warinze umutima wawe, ukomeresha y'amavi asukuma. Babandi bacitse indegura bakomeza, babandi bariyo mu kidatugwa, bishwe n'ibyaha, bishwe na bwaki y'ibyaha, urabahamagara ukabahamagaraza ku Mwami Yesu bakaza, kubera za ngeso zawe nziza zibatera gukizwa. Ya magambo yawe meza, rwa rurimi rwiza ruvuga ibyo gukiranuka, ruvuga iby'ubugingo, rivuga ibyo gukiza imitima, ayo magambo yakuvamo ibikorwa gukora nibyo bizakiza ubwoko bw'Imana. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Ku murongo wa 10 hatubwiye ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nderanirize abantu bumve amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose, bazarame mu isi kandi bigishe n'abana babo. Kurama kwacu ni ukubaha Uwiteka. Twasomye ijambo muri Zaburi ngo bana bato nimuze mwumve. Aha ni Imana yabwiye Mose, nderanyiriza ubwoko bwanjye buze bwumva amagambo yanjye, buze bumva amagambo y'ubugingo. Ijambo ry'Uwiteka ryose rivuye mu kanwa ke rirakiza, kandi niyo titaburaretse neza, ijambo ry'Uwiteka naryo ryakwica. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ati mwere gutinya umuntu wica uyu mubiri, ariko ndashobore kwica ubugingo. Ngahubwo ngo mutinye ubasha kwica umubiri, ngo akohereza ubugingo muri Gehinomu. Uwo ni Uwiteka. Uwiteka arakiza kandi arica, akura hasi kandi agashira hejuru, arakenesha kandi agakiza. Ni wowe kumwumvira ukamwubaha, ugakora ibyo ushaka. Ababyeyi mukamwubaha, abapapa mukamwubaha, abasore n'ingumi tukubaha Uwiteka, abana bato tukubaha Uwiteka, tukakora ibyo Imana ishaka. Abari mu bihugu byo hanze mukagaragaza umucyo w'Uwiteka, mukagaragaza yuko mwakijijwe, mukagaragaza yuko mwabatuwe rwose, atari kugenda ngo wamamaze ngo ngiye jandarike ndi umukristo nzengera na pasiteri wanjye n'uyu mu murimo w'Imana ngo ribi. Ibyo si byo Uwiteka yambamagariye. Nahamagariye gutunganya inzira zanjye, nahamagariye Imana yambamagariye kwezwa, kugira ngo ibyo nzavuga bizagira umumaro. Niyo nshobora kuvuga n'amagambo meza, ariko kuko ibikorwa byanjye bitari byiza, nganagira n'umundi inama ayo ibikorwa byanjye bitari byiza, ayo magambo yacibwa amazi. Ayo magambo umuntu niyo yayumva yavuga se ngo yari kuvuga iki. Ariko iyo dukijijwe neza mu mutima tugakizwa, no hanze tugakizwa, ibikorwa byacu bigira umumaro. N'umuntu ashobora kukureba agakizwa utiriwe uvuga ivugabutumwa, iburuzi yawe ikavuga ubutumwa, umusore ipantaro yawe ikavuga ubutumwa, insokozo yawe ikavuga ubutumwa, mu maso hawe akavuga ubutumwa. Ntabwo dukeneye kujya gusoma itangiro tugeze mu byahishuriwe Yohana. N'ingingo zacu Imana yavuze ati ngo ndi muzi yuko muri insengero z'Uwiteka, ndi muzi ko muri urusengero rw'Umwuka Wera, gutse mu rusengero rw'Uwiteka ngo nawe azamutsemba. Mugira Simoni kugenda ngo tugasenya ziriya nsengero bubatse. Oya,
nawe ubwawe ni wisenya. Bivuga ngo nutubaha Imana ukinjizamo ibidafite umumaro, ukinjizamo imbaraga z'umwijima, ibikorwa byawe bikaba bibi, ugakorera Satani. Aya gukorera Satani ntabwo kuvuga ngo Satani ndashaka kugukorera. Niba ukora icyaha, Imana yakubwiye ati ndugakora icyaha, ndugasambane, ndukaroge, ndukice, ukagenda ukabikora, ubaye umunyakiraka wa Satani, uba uri gufasha Satani, uba uri kumufasha akazi, uba uri kumufasha gukora ivugabutumwa ryiwe no kuryamamaza hirya no hino. Ariko iyo wumviye Uwiteka ukaba mu bidatunganye, ugakora ibyo Imana ishaka, icya mbere urarama. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ryavuze ku murongo wa 10 ngo bazarame mu isi kandi bigishe n'abana babo. Iyo wumviye amateka n'amategeko y'Uwiteka, icya mbere urarama kandi ukaba mu buzima bwo kubaha Imana, kandi nyuma yaho ukanagira n'ubugingo. Zaburi hatubwiye ngo bana bato nimuze mwumve amagambo yanjye, ngo ninde ushaka ubugingo ngakunda kurama, nave mu bidatunganye, nave mu ngeso mbi, nave mu bidahesheje Imana icyubahiro. Aya rero niyo magambo nabifurizaga ngo twibukiranye, twumvire Uwiteka, twubaha amategeko n'amateka ye, tuve mu bidatunganye, tuve mu ngeso mbi. Abasore muve mu ngeso mbi, abakobwa muve mu ngeso mbi, ababyeyi muve mu bidashimwa n'Uwiteka, abapapa muve mu bitubaha Imana, mukore ibyo Imana ishaka. Imana niba yaraguhaye umugisha ukaba uri kuwusayisha, ntabwo binezeza Imana. Mujye mufata urugero ku bantu bubatse, cyangwa se namwe babyeyi mwifateho ingero. Iyo umwana adakoze icyo ushaka urarakara, aragushavuza. Hari gakwibutsa byinshi. None yari wa mwana wagize amateka akomeye, akanyura mu bugwayi, akagusaba ibintu byinshi kugira ngo umwana akire, ugatanga amafaranga, ukagurisha amasambu, ukagira ibyo utanga wigomba kugira ngo umwana akunde abeho. Ariko igihe kikagera umwana akagusuzugura, wumva ari kukujomba icyuma, wumva ari kugusogota, wumva utanezerewe. Natwe rero twere gusogota Imana, twere kubabaza Imana. Imana yatugira icyizere, iduha Yesu kugira ngo dukizwe, kugira ngo turonge ubugingo buhoraho budashira. Ariko biri kutunanira muri iyi minsi kubaha Imana, biri kutunanira kumvira Imana. Icyo Imana ishaka tuyumvire, twitondere amategeko yayo. Muri ku murongo wa mbere uko twasomye ngo none mwa Bisiraheli mwe, mwumve amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho. Witondere amategeko y'Uwiteka n'amateka ye, uzabaho kandi uzaba mu buzima bwiza buzira ikibi, buzira ibibazo. Nabyeti turi mu isi nda ibibazo bizashira, ariko uzakomera. Yobu yarakiranutse, yubaha Imana, yumvira Imana. Satani ngo arimo azererera, Imana amubwira ati wabonye umusabyi wanjye Yobu, cyangwa se wabonye umukozi wanjye Yobu. Imana ibibwira Satani muratira Yobu, kuko Yobu yarakiranuka. Kandi birakwiye umuntu mwiza agomba kuvugwa, agomba kuratwa. Satani avuga ati reka kubahe ni mu gihe arega wamuhaye umugore mwiza, wamuhaye abana, wamuhaye amashyo, afite abagaragu n'abaja, wamuhaye byose byatuma kubaha. Imana ni kugirira icyizere nduzayikoza isoni. Imana iramubwira ati Yobu namuguhaye kuba nyubase ko afite ibi byose. Imana yari yizeye Yobu. Hari igihe Imana kugira icyizere ukayimutamaza, ukayikoza isoni, ariko garukira were kuyibabaza, were kuyishavuza, were kuyibutsa ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba ari weho nanjye azira. Ahubwo tugandukira Imana, tuve mu dashimwe n'Uwiteka, duhunge Satani nawe azaduhunga, twegere Imana, Imana izatwegera mu izina rya Yesu Kristo. Ngo rero Imana itanga Yobu. Imana ni gutanga, uzabyemere, uzakomeze wa mwuka wo kubaha Imana, wa mwuka wo gukiranuka. Satani agenda mu bana, abana arabamara. Satani agenda mu matungo, amatungo arayamara. Satani agenda mu bajabe, umwe akarokoka, umwe wo kumubwira inguru, nabo Satani abamara kugeza aho yageze ku ruhu rwe, nk'uko nababwiye ubwa mbere. Ariko muri ibyo byose Yobu yakomeje kubaha Imana, Yobu yakomeje kumvira amategeko n'amateka by'Uwiteka, bituma
abaho ararama, kandi no kurama Uwiteka yamwongereweho ubugingo buhoraho. Ari aho yavuze ati ngo Mana ngo nzakureba ngo kandi nzakurebesha amaso yanjye atarayundi, icyambu ukazareba Uwiteka. Ariko kumureba urasabwa gukiranuka, urasaba kwezwa, urasaba kuva mu bidatunganye, ukava mu bidahesheje Uwiteka icyubahiro, ugakora ibyo Imana ishaka. Reka twubahe Imana. Niba wifuza guca bugufi duce bugufi, niba wifuza kuha umutima wawe Imana uw'ibihe, ugaruke uve mu bidatunganye, uve mu mbohe, uve mu buroko bwa Satani, uve mu gasuzuguro, uve mu mujinya, uve mu burakari, uve mu kugwa nabi, aho ujye uba umunyaneza, ujye ukora ibyiza udacogora, kandi ugira umwete wo kurinda umutima wawe, ugira umwete wo gufata ururimi rwawe. Dore Salomo yaranditse mu migani aravuga ati umunyabwenge yirinda mu byo avuga, umunyabwenge ngarabanza kumva, yamara kumva akabona agasubiza. Niba uhubuka mu magambo, ca bugufi icyo cyaha Uwiteka agufashe, ajya kurinda guhubuka. Aho wananiwe, aho wacogoye mu rugendo, ca bugufi aho uri. Ese waba utwaye, umutima wawe uce bugufi. Waba uri muri botike uri gucuruza, uce bugufi. Waba uri hehe nahe, aho uri hose uce bugufi. Kuko Imana ntabwo turajya kwihana kuri dimanche gusa, cyangwa twihane mu byumba by'amasengesho. Aho uri wihane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu ahoremo amavuta yake, kuko Yesu ngo azaza nk'umujura. Umunsi w'Uwiteka ngo uzaza nk'umunsi w'umujura, ngo Uwiteka azatungura isi, azatungura itorero. Ntabwo azabwira itorero ngo nzaza kuwa mbere, oya, kuko twese n'isi twabwira bagenzi bacu batarakizwa ati nimuze mukizwe. Yesu azaza gutwara itorero kuwa mbere. Imana irashaka yuko tuva mu bidatunganye, kandi itorero riri mu ibanga, ariko umuntu usenga mu by'ukuri no mu mwuka, Yesu agenda abimuhishurira. Amen. Yesu agenda abiguhishurira, ukamenya uko witwararika, ukeza inzira zawe, ugatunganira Imana rwose. Ndakwifuriza guca bugufi kugira ngo Uwiteka akugirire neza, ube muri iyi si unezeza Imana, unezeza abantu. Imana amahoro ikugirire neza wowe wemeye guca bugufi. Imana ikumugisha wowe wemeye kugarukira Imana. Imana ikugirire neza mwene data. Imana igumugisha kuko wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana ikugirire neza nawe wemeye guha ubugingo bwawe Yesu akabuyobora, akakubera umwami n'umukiza. Reka dusenge twinginge Imana itweze aho twateshutse, aho twagabanukiwe, aho twavuye mu byo kwizera, aho twigwaniriye, aho twavuze amagambo adashimwa n'Imana, aho twagendeye tukavuga amagambo ateye isoni, tugatekereza ibiteye isoni, tukareba ibiteye isoni, tugakora nk'abanyamahanga. Yewe nawe umunyamahanga Uwiteka aragukunda, nawe utari mu nzira y'Uwiteka Uwiteka aragukunda. Reka duce bugufi dusenga Imana. Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe. Uri Jehova Shama, uri Jehova Shalom. Ndagushimye kuko uri Imana idukunda. Ijambo ryawe ratuziye utubwira ati ngo Mose yateranije ubwoko bwawe, unibuze bumva amagambo yawe. Natwe Mwami wakoze, Mwami uduha ikoranabuhanga kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe mu buryo buciye, Mwami, kuri za YouTube cyangwa se mu ma audio. Ibyo byose turabigushimiye. Wifuje yuko twamamaza ubutumwa bwiza, wifuza yuko abantu benshi bakizwa kandi bava mu mwijima mubi. Ndakwinginze ngweretse uyu mwene data, ngweretse uyu musaza wanjye muri Kristo Yesu, ngweretse uyu mubyeyi wanjye muri Kristo Yesu, ngweretse n'uyu mwene data mushyashya wifuza kuvuka ubwa kabiri. Umugirire neza Mwami Yesu, umwezeho ingeso zose, umwezeho indegenge zose, aho yagabanukiwe, aho yasubiye inyuma, umugirire neza. N'uyu wifuza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, umugirire neza Mwami Yesu, umukize ingoyi y'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Umurengera amaraso yawe amubonekeho, umurengera amaraso yawe amweze, umugire icyaremye gishya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze ubohore, uce imigozi iboshye ubwoko bwawe, uce imigozi yose mu izina rya Yesu Kristo.
kandi mwami ukibeza. Ndagusabye ndakwinginze Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ubahe mwami kugira umwete wo kurinda imitima yabo, ubahe umwete wo gufata ururimi rwabo, kugira ngo ururimi rutavuga ikibi, kugira ngo ururimi rutavuga icy'uburiganya. Ubagirire neza mu izina rya Yesu mwami, ubagirire neza, ubane nabo, ubahe umugisha, ubambike imbaraga kuko bahindukiye bakaba bakugarukiye. Gira neza ubwoko bwawe, kandi ndagushimiye kubw'amagambo yawe mwami. Ndakwinginze uzuganze mu mitima yacu, kuko nuganza mu mitima yacu nta mwanya wa Satani tuzagira, nta nzangano tuzagira, ahubwo urukundo ruzasesekarira muri twe, umwuka wera azaganzira muri twe. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi ndagushimiye kuri bene data bagarutse, kuri bene data bahindukiriye bakaba banze ibyaha, bakaba bashimye ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nseze n'izinura iteka ryose, amena amena. Hahirwa uwubaha Uwiteka, warahiriwe, kuko Uwiteka azamurebesha amaso ye atarayundi. Ndakwifuriza gukomeza urugendo rugana i Siyoni. Shalom shalom.